Reka nongere mbasuhuze mwebwe mwese muherereye mu Rwanda ndetse no mu mahanga mwese mbifurije byiza kandi mukomeze mugubwe neza. Uyu munsi rero twabateguriye isomo rigizwe n'ibintu bibiri, aho tugiye kurebera hamwe uburyo bubiri budasanzwe bwo gushyira password kuri WhatsApp. Rero abantu benshi cyane bajyaga bagira ikibazo cyo kuba password zabo bazifite impungenge cyangwa application zabo bazifite impungenge zuko zidafite umutekano 100%. Umuntu afata telefone akaruhukira mu mafoto, akaruhukira kuri WhatsApp areba yandikanye n'izindi nshuti cyangwa akayaba amabanga n'ibitamureba. Uyu munsi rero twabateguriye uburyo bubiri bwiza kandi bwizewe bwo gushyira application yawe ya WhatsApp ukayishyiraho password. Iyo umaze gushyiraho password rero hari n'uburyo bwizewe bwo kuyikuraho. Rero urabona twebwe turayifungura application ya WhatsApp, turi kuyifungura nta password iriho, ariko tugiye kuyishyiraho. Turaza kureba n'irindi somo rya kabiri tumara gushyira password. Rero reba hariya munsi y'isaha hafi yaho mujya murebera umuriro usigaye muri bateri za telefone zanyu, hari uturongo dutatu dutambitse, udukoreho. Harafungutse haza ijambo rya mbere rivuga ngo GB settings, ukoreho naho. Nanone harafungutse haje ijambo rya mbere rivuga ngo privacy and security, koraho naho ufungure. Harafungutse umanuke hasi ahantu handitse ngo security WhatsApp lock, ufungureho. Tukimara gufungura batweretse uburyo bubiri. Ubwa mbere ni pattern yo gushushanya, ya kabiri ni pin. Reka dukore kuri pin. Tukimara gukora kuri pin rero hasi yaho baratubwiye ngo password ya pin yari isanzwe irimo nyine ni 04. Tuyihindure dushyiremo twebwe dukoresha. Kadukoreho duhindure. Tukimara guhindura rero baduhana twandika password igizwe n'imibare 4. Ahangaha ni wandika password izajya gufasha kwinjira igihe ufunguye WhatsApp yawe. Reka n'urugero twandike 25 46 2 5 4 6. Ubu ngubu byarangiye, twamaze gushyiraho password kuri WhatsApp yacu. Hasi yaho gatoya hari ahantu handitse ngo recovery question. Reka dukoreho naho turebe. Koraho. Batuye ngo this recovery question answer will allow you to reset forgotten pin or pattern. Ngo ikibazo turi bwandika ahangaha, igisubizo cyacyo kizaba kidufasha gukuraho password ya pin cyangwa pattern twashyize kuri application yacu ya WhatsApp igihe twayibagiwe. Ariko ahangaha wandika icyo ushaka, no hasi ukandika icyo ushaka. Gusa igisubizo cyo hasi ni kigomba kuzirikana, kuko igihe ugiye kuri settinga password ya WhatsApp hari hasi handitse answer, icyo wahanditse nicyo wongera kuhandika igahita ivaho nta mananiza. N'urugero reka twandike tuti nshuti abatekinisiye ba WhatsApp bamaze kugufata amafoto 5 mu gihe wageragezaga gufungura cyangwa se tuvuge kwiba amabanga ya Kennedy, ko nandike Kennedy ko niko nitwa,
azashingirwaho mu rubanza igihe bibaye ngombwa. Murakoze. Ahangaha rero urabona ko twanditse ibintu kuri wenda n'umuntu abisomye ashaka gukora reset ya password ntiyamenya ko ari ikibazo twanditse, ahubwo bagira ngo kuko abatekinisiye bamufasha amafoto 5 akagira ubwoba ndetse akaba yashyirambika hasi na telefone yawe. Hano hasi rero uhandika ijambo ushaka kuko igihe uzajya gukora reset ya pin bazaguha twanditse ara hejuru no wandika igisubizo. Ubundi kanandika wenda Kennedy itangijwe inyuguti nkuru, ntangije inyuguti nkuru, ugomba kubimenya ukafata mu mutwe kugira ngo ubutaha nabwo abe kuzabikora. Reka dukande okay. Bya nabyo biriya bigiyemo. Noneho kadusubira inyuma, dusubire inyuma turebe noneho ya password yagiyeho, ese iri gukora neza nta ngaruka byagira. Reka turebe rero, twongere dufate WhatsApp yacu tuyifungure turebe kuko niba na cya kibazo twanditse kiriho, niba washyiraho n'igisubizo kikaba cyakwemera, hanyuma koko tubone ko bino bintu byizewe. Reka rero dufungure WhatsApp yacu. Murabona ya password yagiyeho imeze neza. Katurebe ko washobora kuba wakora reset nabwo bikaba byakunda. Nabyo byakunda. Ubu hano hasi uhanditse Kennedy nkuko icyo gisubizo twashyizeho hano byakunda. Iyo umuntu rero akanzeho aje hano agashyiramo password akabona ntibiri gukunda, urana ugerageza imibare itari yo n'uwakane ntiwakwemera. Noneho agakora reset wenda azi ko ari ibintu byoroheje gukora reset gutya, bamubwira ko akundi twanditse. Yabonye rero bimeze uku nguku agira ubwoba ati se abatekinisiye bamfasha amafoto 5. Yamara kugira ubwoba rero agasubira inyuma. Noneho rero ntago twakora reset ntarabigisha ibintu, ntabwo reka tubanze turebe koko ya password irakora. Reka dushyiremo ya password twabonye ko 2 5 4 6. Aha, murabona yuko password rero ikora neza. Somo rya kabiri rero no gushyira password ku muntu umwe. Ku muntu umwe ukabashyiraho password yari yose ushaka. Ahangaha tubibutse ko ari umuntu bishoboye cyangwa ari umuntu ubishaka kubikora. Buri muntu ushatse bamushyiraho password ye y'umwihariko. Birashoboka uretse bamushyiraho password y'umwihariko. Wenda reka turebe Dr. Jonas w'Ikigali akaba ari we tuza kufatiraho urugero. Reka dukane murabandi gufungura nta password irimo, kamanye mfungure murabona nta password irimo. Noneho rero rero turaturongo turi hejuru dutatu twegereye hariya bahamagarira guhamagara, ariko hamagaye umuntu uri audio mutari kurebana munsi y'isaha ahegeranye neza neza munsi yaho murebera umuriro usigaye muri battery za telefone yanyu. Reka dukane kuri turongo dutambitse, reba hasi ahahera handitse lock conversation, ukoreho. Nuko roba fata tese ni pin ni pattern ni iki. Reka twitiremo pin uretse ko na pattern nayo iremera, ariko reka uyu munsi tukibande kuri pin na pattern byose ni kimwe, ariko reka dukore kuri pin. Baduhaye umurongo cyangwa ahantu dushyiramo imibare 4 yizwe na password so dukoresha dufungura uyu muntu. Reka rero wenda ushatse washyiramo 25 6, ushatse washyiramo 12 85, ushatse washyiramo 95 37, byose birakunda. Ubashyiramo iyo ushaka. Akwenda reka tuze gukomereza kuri ya mibare twifashishije muri rwa rugero n'ubundi wenda 25 46. Banje bakayibuza tese niyo koko isubiramo turebe ko utibeshye kongera ukayandikamo 25 46. Ubu ngubu byemeye ntawe kongera kwinjira kuri Jonas uko bishakiye.
twongere dukande kuri Dr. Jonas turebe. Turabona noneho badusabye kujya gute, badusabye kuba twashyiramo ya password. Bidushyiramo 25 4 murabona ko bifungutse. Noneho reka turebe no password dushyize kuri Jonas, noneho ni gute wayikuramo. Hari uburyo bubiri bwo kuba wakanda ngaha kuri reset, hano munsi ya 1 4 na 7 reset, ukandikamo ya password twabonye Kennedy utangije inyuguti nkuru. Ubwo nawe ufite ibyo wahanditse wakwandikamo icyo igisubizo wahanditse. Hari n'ubundi buryo bwa kabiri bwo gufungura, ubwo wayibagiye burundu wakanda kuri reset. Ariko ugiye gushaka kuyikuramo bisanzwe n'ubundi washyiramo password 25 4 6 ukajya haya handi wayishyiremo n'ubundi kuri unlock conversation. Ugahita ukanda unlock conversation, barayikoza none ukayishyiramo rimwe. Urabona ko password yavuyeho no turi gufungura Dr. Jonas tudakoresheje iki password. Noneho rero reka turebe uko bakuraho password kuri WhatsApp cyangwa kuri application ya WhatsApp nyirizina. Twongere dufungure WhatsApp tuyikureho burundu. Urabona baduhaye ko batubwiye ko tugomba kwinjizamo password kugira ngo twabashe kwinjiramo. Rero ureba hano handitse 1 4 na 7. Urebe munsi ya 7 hari ijambo ryanditse reset. Reset rero reka dukandeho. Batubwiye kwa kundi tugiye kwandikaho Kennedy dutangije inyuguti nkuru, ko nicyo gisubizo twatanze Kennedy. Nitubanje dukande OK, password irahita ivaho. Done. Tubiye ko bikozwe. Reka dusubire inyuma turebe ko wafungura WhatsApp nta password iriho. Murabona bise bifunguka kuri bwihuse kandi bigenze neza. Rero reka tubashimire ko mwakurikiranye iri somo, ndetse tukaba tubasabye ibitekerezo ndetse n'inyunganizi, commentaire na share kugira bigere kuri benshi. Byadufasha kandi byatugirira umumaro, muri abantu b'ingenzi kandi bagaciro mu buzima bwacu. Imana ikomeze ibarinde ndetse namwe mukomeze muhahe muronke mubeho neza. Imana ibarinde muri byose kandi barinde imiryango yanyu. Uwiteka Imana ibarinde kandi mukomeze mugubwe neza. Imana ibahe umugisha.